Yego koko hari ibiribwa cyangwa se ibyo turya bishobora kwangiriza ubuzima bwacu iyo bidakoreshejwe neza cyangwa se bikaba byarenzwa urugero. Dore bimwe mu byo kwitondera dukunze kurya buri munsi cyangwa se dukoresha mu mafunguro yacu ya buri munsi, ariko mu by'ukuri ibyo bintu bikaba byangiriza ubuzima bwacu ndetse bikica ubuzima bwacu burundu, ugasanga dushaje twicuza cyangwa se wenda tugize ibyago turanagiye. Dore bimwe mu bintu turya bikangiriza ubuzima bwacu ingingo ku yindi ndetse akantu ku kandi. Ibiryo birimo amavuta menshi ndetse amavuta menshi cyane, wenda nk'ibiryo bikaranze cyane aribyo ma chips, sambusa ndetse n'amafiriti bitera nk'indwara, wenda nk'indwara z'umutima ndetse n'umubyibuho ukabije. Isukari nyinshi harimo soda, bombo, keke nyinshi bitera diabete ndetse bigatera no kuba amenyo yakwangirika. Reka nze ngusobanurire akantu ku kandi uri buze kunyurwa kandi uri buze kuba wanshimira mu nyuma. Ndabizi neza kurikira kino kiganiro paka kirangiye uraza gukoramo byinshi niba uri umuntu upfa kwirira ibiryo ubonye byose. Umunyu mwinshi burya utera ibyago byinshi ku buzima bwawe. Ibiryo byongerewemo umunyu mwinshi cyangwa se wenda byatunganyirijwe mu nganda bitera umuvuduko ukabije ndetse umuvuduko w'amaraso. Inyama zitunganyirijwe mu nganda niko twabyita ibyo processed meat, ari byo sausage, hot dog, bacon, zifitanye isano ndetse n'indwara nka kanseri. Ibiryo byanduye cyangwa se wenda bidatetswe neza, ari byo amazi mabi, imboga zitogeje neza, inyama zidatetse neza bitera indwara z'igifu nka typhoid ndetse na kolera. Inzoga nyinshi rero icyo wazimenyaho zangiza umwijima kandi zishobora gutera indwara z'umwijima muri rusange. Akenshi na kenshi buriya ibiryo bifite amavuta ya trans fat biboneka muri biscuit zimwe na zimwe, margarine ndetse na fast food byongera ibyago by'indwara z'umutima. Ikintu cyo ugomba kubimenyaho, ibiryo birimo ibintu by'amabarabara ndetse n'inyongeramusaruro nyinshi additives nk'ibiryo wenda byapfunyitswe cyane abyo junk food bishobora gutera ibibazo by'igogora ndetse n'izindi ndwara zitandukanye ku gifu. Ibiryo bifite rero kalori nyinshi ariko bidafite intungamubiri nk'ibinyobwa birimo isukari nyinshi n'ibiryo byihuse aribyo fast food cyangwa se takeaway bitera umubyibuho ukabije ndetse n'indwara nka diabete. Buriya rero kunywa kafeyine nyinshi cyane, ikawa cyangwa se wenda energy drinks bishobora kugutera kudasinzira neza ndetse no kongera umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibiryo byabitswe nabi cyangwa se wenda byarengeje igihe nk'ibiryo byabitswe mu bushyuhe budakwiye bitera indwara zituruka ku biribwa byangiritse nka food poisoning. Icy'ingenzi rero wibuke yuko ntabwo ari ukuvuga ko ibiryo byose bigomba kurekwa burundu wenda ibyo wumvisha hano haruguru, ahubwo ni ukugabanya ndetse no gukoresha mu rugero. Ushobora kuba wabikoresha mu rugero cyangwa se ukaba wagabanya ku byo wafataga. Guhitamo ibiryo bishya rero cyangwa se wenda byiza kandi bifite intungamubiri ndetse intungamubiri nyinshi. Reka ngushimire wakomeje kubana natwe mw'iki kiganiro aricyo kunda ubuzima bwawe. Jye mwabanaga nitwa Gisa. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka hano kuri Kasugira TV.